Yesu hari ibintu ninde umuroze arozwe n'iki umunsi twakizwa nabumva ibitangaza bikomeye. Hari isi ebyiri ubundi, hari isi y'abana b'Imana, hari n'isi y'abantu b'Imana. Zakayo yarimo kuva mu isi y'abantu b'Imana aza mu isi y'abana b'Imana, yarimo gukonekita na Dari abantu bari hariya bari baburaye babonye ibyo kurya uwo munsi. Aravuga ngo umugabane w'ibyaha. Hari n'abatari yaribye ariko bari bateranye uwo munsi, barangije batahana ariko Yesu bamwe bari bateranye baca n'imanza. Yesu yari ari mu kazi. Izo ni ingaruka nziza zijya ziza nyuma y'imbabazi. Uyu mugabo reka nkubwire pastor, narekana umishuriwe, uyu mugabo asanzwe aramugira neza. Uriya mugabo ntabwo yasanzwe ari igisambo, ariko kuko yari yarinjiyemo ikibi aba igisambo. Yifuzaga amahoro, yayobejwe no kwifuza amahoro. Reka tubwire abantu b'ibisambo yuko burya atari ibisambo. Burya muri wowe nubwo uri umujura birashoboka ko burya waba wagiye umuntu mwiza, ugafasha imfubyi, ukubaka ibigo by'imfubyi, ukamuvuga butumwa. Haleluya. None se ko twateraniraga kuri Mitsingi, tugateranira kuri John Walker cyangwa n'ibindi bitandukanye, tugaseka twibeshya, finali ntitwasanze ari ukwibeshya. Uyu munsi duteranye tuganira ijambo ry'Imana, kubera ko hari amahoro twakiriye, kuko hari ibyo twabonye dukwiriye kubwira abandi. Ayo mahoro tuvuga atangwa na Yesu. Zakayo yari yabuze, afite ibyo byose wavuga, afite umugore mwiza, afite abana beza, afite position nziza y'akazi, afite abaja n'abagaragu, ariko amenye neza ipfundo ry'amahoro. Yikuraho n'ibyagaragara nk'ibyo yibeshye ko bimuha amahoro, ariko ngo atangira kumva ameze neza, agitangira gukora ibyo. Yesu aramubwiye ngo erega nawe uri umwana wa Aburahamu, uri umwe mu ntama zazimiye, wa ntama wasimiye. Yesu aragusanga, Yesu arakeneye amahoro yawe, akeneye kuba muri we mu byose. Ubuntu rero dusubira muri conclusion pastor nkuko ubuntu amahoro iyo bamaze kubona ingaruka zabwo wavuze, ni amahoro urimo urabyumva, ingaruka nziza, umugisha kuko utangira gukora ibintu bitagucira urubanza, abantu bakakwizera. Reka nkubwire ikintu kimwe, nimba hari imari ikomeye muri iyi si, ni ukubona umunyakuri, kubona umuntu ufite ukuri, umuntu ufite ukuri utabeshya. Umugabo akeneye umugore ufite ukuri, mukavugishanya ukuri. Pastor nkeneye n'umupasiteri nkawe twagenera uvuga ukuri, kuko isi atarimo kubeshya abantu. Ubu se wagira ngo nubwo abantu batubona turimo tuvuga babazi ko ari uko twabuze ibyo kurya, turimo duteka imitwe kugira ngo tubone ibyo kurya, tubone n'ibyo kunywa. Urumva icyo ni ikindi biragoye kugira ngo uzabone umuntu ufite ukuri. Pastor reka dusoze tubwira umuntu wenda wadukurikiranye twaganira, ariko reka dusoze tukubwira ngo Yesu yaguhaye kado, yatanze ubugingo bwe ku bwawe, niwe ugaragaramo ishusho y'urukundo rw'Imana itagaragara. Uwo nguwo Imana ikomeye yaje igaca mu mugore, akaba umuntu agakura nkatwe, kugira ngo ase natwe, atashanya natwe. Arakurarikira muri njye na pasiteri kugira ngo uze wakire ubwo buntu, kuko hari urukundo rwe rukubikiwe. Ndasoreza Yesaya aravuga, muri Yesaya haravuga ngo umubyeyi ashobora kwibagirwa uwo yibyariye, ndetse ngakibagirwa uwo yonsa, ariko we ntabwo nzakwibagirwa, ngo nagucimanze nk'ucimanze mu biganza byanjye. Uwavuga ninde se? Ni wa wundi wamwemera akinjira mu buntu bwe, ari muri protection y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro.